Ndabasuhuje cyane. Ku itariki ya 14 Gashyantare, isi yose yizihiza umunsi wihariye utandukanye n'indi yose. Umunsi wa Saint Valentin ni umunsi w'ibyishimo n'ubwuzu. Ni igihe cyo kuzamura ibyiyumvo mu buryo butagereranywa. Ni umunsi wahawe igikundiro n'abakundana, tutibagiwe n'abakundana n'inshuti zabo. Iyo tariki yizihizwa ku isi yose mu mijyi minini cyangwa se mu bice by'icyaro. Abantu bose bagira umutima utuje w'ishyaka ry'urukundo, bakibuka guha umwanya inshuti zabo byibuze kuri uwo munsi, kuba hafi y'umuntu bakunda cyangwa se umuntu wabo wihariye. Urebye Saint Valentin, abantu bamwe bawufata nk'umunsi wo guha umwanya urukundo. Iyi tariki yavutse mu buryo butangaje, aho ingoma z'amateka zitwereka uburyo umunsi w'ibirori by'urukundo wagiye uturuka ku mibereho ya kisitoma ndetse n'imico y'ibihe byo hambere. Uru rugendo rw'umunsi wa Saint Valentin ruracyari mu bitekerezo by'abantu benshi ku isi, kandi burya umunsi nk'uyu utuma abantu bibaza byinshi ku bintu bikomeye by'urukundo. Bahaye ikaze mu kiganiro aho tugiye gusobanukirwa inkomoko y'umunsi w'abakundanye, tunasobanukirwa amateka n'ubuzima bwa Padiri Valentin cyangwa se Saint Valentin. Naho ngiye mugiye kubana nitwa Julius. Ikaze mu kiganiro. Benshi bazi ko Saint Valentin yari padiri w'umugabo w'umukristo, ariko ntabwo benshi bazi byinshi ku rugendo rwe rwo kuba isoko y'umunsi wa Saint Valentin. Saint Valentin ni umuntu wabayeho mu gihe cy'ubwami bwa Roma hagati y'ikinyejana cya gatatu. Iki cyari igihe cyari kirimo ibihe bikomeye by'impinduka mu buyobozi bwa Roma ndetse no mu myemerere y'abakristo. Mu gihe abami ba Roma nk'umwami Korodeyusi wa kabiri bari bashyizeho amategeko akangurira abantu gukora ibikorwa by'urukundo gusa, ariko batemerewe kubana cyangwa se gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko. Saint Valentin wari padiri yafashe icyemezo cyo kubangamira iby'amategeko y'uko abakundana batagomba gushakana. Valentin yavutse ahagana mu kinyejana cya gatatu. Byavuzwe ko yaba yaravutse hagati y'umwaka w'175 no muri 250 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Ariko ntabwo byoroshye kubona amakuru yizewe ku buzima bwe bwose. Amakuru aheruka n'ay'abakristo bagiye bandika mu nyandiko ndetse no mu mico yabo. Valentin yabaye umuntu w'imbere mu itorero ry'abakristo, akomeye cyane mu gihe cy'ubuyobozi bwa Korodeyusi wa kabiri. Urukundo rw'umutima nirwo rwamuranze, kuko yamenyekanye cyane mu gusezeranya abakundana mu buryo bwemewe n'Imana, mu gihe abami n'ubwami bwa Roma batabishimye. Uyu padiri kandi yari umuhanga mu gukiza indwara no gukora ibitangaza, ndetse yagiye afasha abantu benshi mu miryango yabaga iri mu bwigunge cyangwa se mu bukene. Mu gihe ubwami bwa Roma bwari bukomeje guhangana n'abakristo, ndetse n'abami bakomeye bagakoresha itegeko ryo gukumira ibitekerezo n'ibikorwa byose bijyanye n'idini rya gikristo, Valentin yashoboraga kuba yaratanze urugero rutari rwiza. Padiri Valentin yakoze ibikorwa byinshi by'ubutwari, cyane cyane mu gusezeranya abakundana mu gihe cy'ubutegetsi bwa Roma bwashakaga kubabuza guhura no gukundana. Bivugwa ko Valentin yasohoye ibimenyetso by'umuhamagaro nk'ikinyabupfura mu gihe yari ari mu buroko, kugeza aho yajyanywe imbere y'urukiko rwagenzuye igihano cye. Umwami Korodeyusi wa kabiri yifuzaga kubabaza no kumuhanisha igihano gikomeye. Yagerageje kumubwira no kumusaba kutitwara nk'umukristo, mu gihe Valentin yazirikanye byimazeyo ko igihano giteganyijwe, ariko nk'umuntu w'umutima utuje kandi ukunda abandi, yateguye ubutumwa bw'ukuri kuri buri muntu wese. Ku itariki ya 14 Gashyantare mu mwaka wa 269, Valentin yaje kwicwa ashinjwa kugambanira ubuyobozi bwa Roma. Urupfu rwe rwaje gukurikirwa n'amateka atandukanye, aho abantu baje kumwibuka nk'umuntu utarashoboye kwihanganira ibibangamira abantu bakundana mu magambo no mu bikorwa. Nyuma y'urupfu rwe, abantu bagiye bamwibuka cyane nk'umuntu wahaye isi ibintu by'agaciro nk'urukundo. Ubusanzwe hari bamwe bavuga ko yamenyekanye mu matorero nk'umucunguzi w'urukundo, kuko yagize uruhare mu gukiza umubabaro w'abakundana bari batishimiye uburyo bwo kubuzwa uburenganzira bwo gukundana. Amateka y'ibyo bikorwa by'urukundo yabaye umuco w'agaciro gakomeye, ukaba waraje kubyara umunsi wa Saint Valentin. Wabaye umunsi umwe gusa wihariye, urukundo rutagatifu rwagaragaye mu muryango. Uyu munsi wahindutse kimwe mu birori by'ubuzima bwo gusangira n'abakundana ndetse n'abasangiye ubuzima n'imibereho. Igihe cyose umuntu yasubiza ku murongo ibyo bikorwa by'urukundo bigamije gushimangira urukundo. Buri mwaka ku itariki ya 14 Gashyantare, abantu bibuka Saint Valentin w'umukristo wateguye ikintu cy'ingenzi kimenyerewe mu muco w'urukundo rw'Abanyarwanda ndetse n'ahandi ku isi. Nyuma y'ibyo bikorwa byose Valentin yakoze, yaje gufungwa hanyuma ahanishwa igihano cyo kwicwa. Ibi byaje kwemeza ko ku munsi wa Saint Valentin uba umunsi w'ibyishimo no kubaha urukundo.
Mu myaka myinshi nyuma y'urupfu rwe, abantu batangiye gukora ibirori kuri uwo munsi, bibuka umwanya wa Padiri Valentin witaye ku rukundo akaruhereza kutagira umupaka. Uyu munsi urangwa n'umuco mwiza wo gukundana, gusangira umwanya n'abakundana ndetse no kugerageza gutanga impano, utibagiwe n'impano z'ubuzima bw'ababana mu rukundo. Umunsi wa Saint Valentin si umunsi umwe, ahubwo ni ikiraro gikomeye cyo kugaragaza urukundo mu buryo bwose, mu magambo, mu bikorwa ndetse no mu mbamutima. Ku munsi wa Saint Valentin abantu benshi batanga impano, indabo zitukura ndetse tutibagiwe n'amarangamutima avuye ku mutima. Abakundana baganira ibikomeye bihishura ibyiyumvo bidasanzwe. Urukundo rwiyongera cyane kuri uyu munsi, kandi abantu batangira gutekereza ku bintu byiza byabaye hagati yabo, ku bigize ubuzima bwabo bw'urukundo. Umunsi wa Saint Valentin ntiwibanda ku bakoze ubukwe gusa cyangwa se abashakanye, ahubwo n'abasanzwe bafite inshuti zisanzwe cyangwa ababonana igihe kirekire bagaragaza urukundo rwabo. Ni umunsi mwiza wo kurimbisha urukundo rwose, byaba mu magambo cyangwa se mu bikorwa. Hari ibirori bitandukanye bikorwa mu mijyi minini, ingendo zitandukanye z'abakundanye, kandi amasoko n'imyidagaduro myinshi byibanda ku byiza by'urukundo. Hari amafilime azwi cyane abera ku mateleviziyo cyangwa habera ibitaramo by'urukundo by'umwihariko kuri uwo munsi. Rimwe na rimwe abantu bafata umwanya kugira ngo basangire ibirori n'abo bakundana. Muri make, Saint Valentin ni umunsi w'ibyishimo n'urukundo. Urukundo rujyana n'ubwuzu bwo kuba hafi y'abo twitayeho ndetse no guhuza ubuzima bw'abakundana n'abandi bantu bakundwa. Uyu munsi utuma abantu bibuka ko urukundo ruturuka mu bikorwa byiza, imibanire no guha umwanya abandi, bityo ukaba nk'urubuga rwo kugaragaza ibyiyumvo by'urukundo. Mu isi y'uyu munsi urukundo rwose ruriyongera ndetse rwaragutse rugera ku bantu bose bafite icyo batanga mu rukundo. Ndagushimiye kuba waduteze amatwi ukagera ku musozo w'ikiganiro, kandi ntiwibagirwe gukurikira ikindi kiganiro kigaruka ku bintu bibi bikunda kuba ku munsi wa Saint Valentin. Naho njyewe ndi Julius, kandi uburame, ubugingo, amafaranga bibandebera icyoroshye. Ndabashimiye.